Hagati y'itariki ya 9 kugeza ku ya 15 z'uku kwezi kwa gatatu 2026 habaye igikuba gikomeye cyane gikwira akarere kose gihaha muri isi. Ibi byabereye mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Ituri mu gace ka Mambasa. Iyi mbabwira ni inkuru mbikomeye cyane yanditswe n'imivu y'amaraso. Abaturage bari basanzwe ari abahinzi, abacukuzi b'amabuye y'agaciro, yemwe imiryango myinshi yicaye mu ngo zayo. Mu ijoro rimwe gusa ubuzima bwabo bwahuye n'impinduka zikomeye cyane, agahinda, amarira n'imiborogo nibyo byasimburanaga muri Ituri. Muri icyo gihe abantu barenga 50 bose bahise bapfa, imidugudu myinshi isigara ari amatongo. Abari bafite ejo hazaza basigara bibaza niba hari undi munsi uzongera kubaho. Ababikoze nta bandi ni umutwe uzwi nka ADF. Ariko niba ubirebye neza, iyi si inkuru ya ADF gusa, ni inkuru y'igihe kirekire y'intambara itaratangiriye i Mambasa kandi itazarangirirayo. Iyo winjiye mu mateka y'aka karere ka Ituri ugeraho ibintu bitangira gusobanuka buhoro buhoro, kuko mu myaka y'1990 mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo havukaga imitwe yitwaje intwaro yarwanyaga ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iyo mitwe harimo ADF, ariko hari undi mugabo wigeze kuba izina rikomeye kurushaho, izina ryigeze gutuma isi yose ihinduka ikareba Afurika. Joseph Kony ntiyavutse ari umusirikare, ntiyavutse ari umwicanyi, yavutse nk'abandi bana bose, ariko akurira mu gihugu cyari cyuzuyemo imvururu, impinduka za politike n'intambara z'imbere mu gihugu. Mu buzima bwe bwa mbere yatangiye kuvugwaho ibintu bidasanzwe. Hari abamubonagamo umuntu ufite ukwemera gukomeye, hari abavugaga ko yari afite ubushobozi bwo kumvisha abantu ibyo atekereza kugeza aho bamukurikira nta gushidikanya. Naho intambara itangirira, mu ntangiriro abantu bamubonaga nk'umuntu uje kurwanya akarengane, ariko uko imyaka yagiye ishira inkuru yarahindutse. Yashinje umutwe witwaga RY'AMARASO cyangwa Road Resistance Army. Uyu ni umutwe utari usanzwe, wari umutwe ufite imbaraga nyinshi cyane, ufite gahunda, unafite abayoboke bawumvira cyane, ariko kandi wari umutwe w'iterabwoba. Joseph Kony yari umugabo utari woroshye gusobanukirwa. Hari ibintu byamurangaga byatumye amenyekana ku buryo budasanzwe. Ntiyakundaga kugumaho ari hamwe, yari azi guhindura amayeri mu buryo bwihuse, yashoboraga kubura mu jisho ry'umwanzi igihe cyose. Ibi byatumye imyaka ishira indi irataha, ingabo zimushakisha zikamubura. Yari nk'umuntu ubaho ariko utagaragara. Ariko hari ikintu abantu benshi batatekerezagaho: intambara zo muri aka karere si iz'abantu gusa, ni intambara y'inyungu. Mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari umutungo mwinshi cyane, zahabu, koruta n'andi mabuye y'agaciro kenshi. Iyo mitwe yitwaje intwaro akenshi bifite aho ihurira n'izo nyungu. Niyo mpamvu intambara idashira, niyo mpamvu ADF ishobora gukomeza gukora ibyo ikora nubwo ihanganye n'ingabo nyinshi. Hari n'ikindi kintu gikomeye cyane: uko imyaka yagiye ishira, Joseph Kony yavuye muri Uganda agenda yerekeza mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahindura aho abarizwa, anahindura uburyo bwo kubaho. Yabaye nk'umugabo wa mu gicucu. Hari abavuga ko atakiriho, hakaba n'abavuga ko agihari, ariko ikintu kimwe kitagibwaho impaka ni izina rye ryigeze gutuma isi yose ihagarara. Yerekeza amaso muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe cyose ibi byabaga, hari n'indi ntambara ikomeza ku rundi ruhande. Ubutegetsi bwa Perezida Museveni bwagerageje inshuro nyinshi guhashya iyi mitwe, ndetse yemwe n'umuhungu we Generali Muhozi Kainerugaba wagiye ugaragara mu bikorwa bya gisirikare bigamije kuyirwanya. Ariko ikibazo kiguma ari kimwe: kuko idashira. Subira utekereze ku byabaye i Mambasa muri Werurwe 2026. Abantu benshi barishwe, abandi barahunga, ubuzima burahagarara. Ibi si ibya mbere kandi bishobora no kutaba ibya nyuma. Ibi ni ibimenyetso by'ikintu kinini kurushaho, ikintu kirenze umuntu umwe, kirenze umutwe umwe. Iyo urebye Joseph Kony ntabwo ari inkuru y'umuntu umwe gusa, ni ikimenyetso cy'igihe kirekire cy'intambara.
aho abantu bamwe bahinduka ibimenyetso by'ubwoba abandi bakabafata nk'abarwanyi. Ukuri kwe kuguma hagati y'izo mpande zombi. Ariko hari ikibazo gikomeye kurushaho. Ese koko umuntu umwe ashobora guteza akaga kangana gutya imyaka myinshi ingana gutya? Cyangwa hari ibintu byihishe inyuma bituma iyi ntambara ikomeza kubaho? Mu mashyamba ya Ituri iyo nkuru yatangiriye, ubuzima buracyakomeye. Abahungiye mu masantere ya Mambasa ndetse na Niania baracyari mu bwoba bwinshi. Imirimo iracyarimo ubusa, ubucuruzi bwarahagaze, kandi amahoro yaracyari kure. Iyi ni inkuru itangirira itagira iherezo ryoroshye. Ni inkuru igaragaza ko intambara itangirira ku bantu ariko igakomera kubera inyungu, amateka n'ubuyobozi. Joseph Kony uyoboye ADF n'abandi bose bagaragara muri iyi nkuru ni ibice by'inkuru imwe nini kandi ndende, ariko ku musozo hasigara ikibazo kimwe gusa. Ese amahoro azaza ryari? Cyangwa iyi ntambara izakomeza kuba igicucu gikurikira ubuzima bw'abatuye aka karere ka Ituri? Ni mu gihe Perezida Museveni ndetse n'umuhungu we bashyizemo imbaraga zikomeye cyane. Yemwe Muhozi General Muhozi Kainerugaba umugaba mukuru w'ingabo za Uganda yakunze kugaragara cyane mu mihanda ya Ituri avuga ko yagiye guhashya ibyihebe byo muri ADF. Ariko kugeza ubu byagaragaye yuko ibyo bakoze ntacyo byakoze, ahubwo mu gihe bamenyaga yuko General Muhozi Kainerugaba yajyanyeyo n'ingabo, ibi byihebe bya ADF biyobowe na Joseph Kony byahitaga byihungira bikigira mu yandi mashyamba. Noneho General Muhozi Kainerugaba yabavuyeyo asubiye muri Uganda, nabyo bikayigarukira mu madifense byari birimo. Iyi nkuru yacu twayitangiye tuvuga yuko mu ntara ya Ituri hatwitswe amazu menshi, hishwe abantu barenga 50. Abaturage baho bari mu bwoba bukomeye cyane, babuze kirengera. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo iri mu bibazo byayo, aho ihora ivuga ko iyi mitwe yizengereza, yemwe nta no gutabara aba baturage. Ndetse ku ruhande rwa Uganda narwo ruhora ruvuga yuko rwahashije iyi mitwe y'iterabwoba ya ADF iyobowe na Joseph Kony. Ariko mu by'ukuri bikomeje kugaragara yuko ibintu byose biherera mu magambo. Abavuga ko bagiye guhashya imitwe ahubwo bigaragara ko baba bagiye kwiyerekana kuri za kamera z'itangazamakuru ngo biyerekane nk'ibihanganye, ariko wajya kuri tele wareba akazi kakozwe ukaba wakabura. Iyi nkuru yacu reka tuse n'abayisoreza hano. Mwebwe mukurikiye umurongo wa byose niyo official. Niba ushaka kuzabona video z'ubutaha kandi subscribe ujye ukurikirana ibi biganiro. Niba ufite igitekerezo utandike muri